Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose n'ubundi ugarutse guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana yacu, Imana idukunda, Imana igira neza. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ndashimira Imana kubw'urukundo idukunda. Muri indi w'ijana na 40 yaravuze ngo rusumba izuba, ngo rusumba ukwezi, ngo kandi kuzimu ngo rugerayo. Imana ishimwe ngo naho twafata ibyatsi tukabigira uducumu, ngo wino nayo ikaba, ngo inyanja nayo ikaba wino, ngo ntabwo twakwandika iby'urukundo rw'Imana ngo tururangize. Bahubwo inyanja niyo yakama, ngo n'utwatsi tugashira, bari ku rukundo rw'Imana rugahoraho. Mana datira turinze itubeshejeho. Nkuzana ijambo rivuga ngo witinya ibizakubaho, witinya ibikomeye. Ntago nzi ikintu kiguteye ubwoba, ariko ni ijambo Imana imaze iminsi yaranshyize ku mutima ngo nimbwira abantu ngo bitinya Imana yacu ishoboye byose. Ndatangiza uyu muririmbyi rero wa 70 mu gitabo cyo guhimbaza Imana, igitabo cy'agakiza. Yavuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana izakurinda mu nzira zose, mu nzira ucamo, Imana izakurinda. Imana izakurinda nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana izakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana izakurinda. Imana izakurinda, izaguhaza amahoro, Imana izakurinda. Ngo nubwo umutwaro uremereye, nubwo ibibazo urimo ari byinshi, nubwo se waba uri mu bibazo, nubwo waba ubona imbere yawe hari imisozi, nubwo wabona ufite uburwayi, ngo ariko Imana izakurinda. Ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo reba ubushake bw'Imana gusa. Igitero cya kabiri kirafasha, cya gatatu. Imana imenya ubukene bwawe, Imana izakurinda. Ngo Imana imenya ubukene bwawe, Imana ubukene bwawe urabuzi, ngo izakurinda. Ngo Imana imenya ubukene bwawe, ngo Imana izakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana izakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana izakurinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Umenyesha ibizakubaho, Imana izakurinda. Urumva ko ndi umuhanzi, ariko kandi narishatse kuvuga ngo uyimenyeshe ibikomeye, umenyeshe ibikugoye, ngo Imana izakurinda. Rero igitero cyanze kumva ku mutima ni igitero cya mbere, yego igitero cya mbere ndetse n'icya kabiri. Ngo reka gutinya ibikomeye, ngo Imana izakurinda. Ngo reba ubushake bw'Imana gusa, reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Reka gutinya ibikomeye, Imana izakurinda. Imana rero izakurinda. Reka gutinya ibikomeye, reba ubushake bw'Imana. Rero ndikubwira abantu, ndikubwira bene data, ndikubwira abakozi b'Imana bari mu ntambara, bari guhura n'ibibazo, bari mu ntambara, bari guhura n'ibikomeye, ngo nibarebe ubushake bw'Imana gusa, ubundi Imana izabarinda. Reka gutinya ibikomeye, nibarebe nubwo umutwaro uremereye, nubwo ibyago biri mu nzira unyuramo, ariko Imana izakurinda. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro yuko izakurinda. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 43. Turahera ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 5.
reka dusome umutwe w'ijambo uravuze ngo abisirayeli bazacungurwa. Umurongo waho wa mbere, mukozi w'Imana. Yego. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wewe Yakobo. Kandi akakubumba wowe Isirayeli. Kandi akakubumba wowe Isirayeli. Aravuga ati. Witinya kuko nagucunguye. Witinya kuko nagucunguye. Naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Imana ikugirire neza. Ahangaha Imana iri kubwira Yakobo, ariko uyu munsi ni wowe ubwiye. Ndahamya neza ko atari Yakobo, uyu munsi ni wowe. Ni wowe wa mubyeyi we, ni wowe wa mukobwa we, ni wowe wa mugabo we, ni wowe musore. Witinya kuko nagucunguye uri uwanjye. Naguhamagaye wowe Isirayeli, wowe kanaka, we mubyeyi, we wa mugabo we. Abantu kenshi usanga abantu bagendana ubwoba, agakora umurimo w'Imana afite ubwoba, akajya mu ivugabutumwa afite ubwoba, akayobora abakristo afite ubwoba, akaba umukristo se agatanga ituro afite ubwoba, agatanga icya-10 afite ubwoba, akajya kwigabura afite ubwoba. Ariko ubwoba ni bushire. Twahawe umucunguzi, twahawe Kristo, twamaze kumenya uwaducunguye. Muririmbyi yavuze ngo ubwo Uwiteka ubwo ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde. Witinya, reka gutinya. Muririmbyi wa 70 mu gitabo cy'agakiza yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, reka gutinya ibiri imbere, reka gutinya iterabwoba. Shitani arakongorera, indwara izakwica, ntacyo uzageraho, ushomeri ntuzabukira, imyaka irakugendanye, utinze kusama, utinze kubyara, ibintu ni byinshi, ufite amajwi akongorera. Ariko nkuzaniye ubutumwa ngo witinya, witinya. Muririmbyi yavuze ngo reba ubushake bw'Imana, reba icyo Imana igushakaho, reba icyo Imana igushakaho. Ese Imana iranshaka iki? Reba icyo Imana igushakaho, nta kindi. Reba icyo Imana igushakaho, ibindi ubirekere, ariko urebe icyo Imana igushakaho. Pawulo yarabivuze abibwira Abaroma mu bice byaho 12, aravuga ngo nimumenye iby'Imana ishaka, nayo izamenya ibyo mushaka. Ry'Imana ni magirirane bene data, ry'Imana ni magirirane. Niwubaha Imana nayo izakubahisha, nuyikorera izaguhemba. Mureke rero dukorera Imana, mureke tubane n'Imana, mureke twizere Imana, mureke tuyihanga amaso. Two gutinya iminsi n'ibihe, two gutinya ibihe aho bigeze. Dawidi yankunda gusoma ijambo ry'Imana. Dawidi yari umuntu wakundaga Imana cyane, naho hari aho dusanga yagize intege nke, ariko Imana ijya imuhamiriza ko yari afite umutima Imana yishimira. Yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ese hari umuntu udakeneye amahirwe? Abantu abarara bakora amasaha 24 baba bakeneye amahirwe. Abakora 12, abakora amasaha 6 biterwa n'akazi ukora. Ariko burya twese tuba dukeneye amahirwe. Nta muntu ugihumeka umwuka w'abazima udakeneye amahirwe. Ariko we yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntiyicarane n'abakobanye, ntiyicare mu bitaramo by'abanyabyaha, ntiyicarane mu bantu basebanya, ntiyicare mu bantu banegurana, ntabane n'amabandi, ntiyicarane n'abajura, ahubwo ngo akishimira amategeko y'Imana. Akavuga ngo Imana ikunda ibi, Imana ikunda ibi, Imana ikunda. Akavuga ya mategeko 10 y'Imana akayazirikana, ngo akitondera amategeko y'Imana, ngo kumanywa na nijoro akayatekerezaho, agatekereza ku mategeko y'Imana. Imana itugirire neza, kuko ijambo riratubwiye ngo Abisirayeli bazacungurwa. Imana ihabwa icyubahiro ko Abisirayeli bazacungurwa. Imana ihabwa icyubahiro kubw'umugambi mwiza wayo. Reka gutinya ibizakubaho. Niko umuririmbyi wo mu gakiza avuza 70
ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo Imana izakurinda, ngo reba ubushake bwayo, menya icyo Imana ishaka, menya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ese Mana urashaka ko nitwara nte? Urashaka ko nkora iki? Murongo waho wa 3 niho tugeze. tuzi kwa kabiri. Kabiri, yego. Ku murongo wa 2. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi ntizagutembana. Nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura no mu muriro ntuzashya. Nunyura no mu muriro ntago uzashya. Kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kandi ibirimi by'umuriro ntacyo bizagutwara. 3. Yego. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Uwera wa Isirayeli. Uwera wa Isirayeli. Umukiza wawe. Umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa incungu. Nagutangiye Egiputa incungu. Nagutangiriye Egiputa incungu. Nagutangiriye Egiputa incungu. Nagutanzeho ibiguzi. Natanze umwana wanjye w'ikinege. Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege Kristo. Aza kubwawe nanjye kugira ngo umwizera wese ntazapfa urupfu rubi. Duhererwa agakiza muri Kristo, niho tubonera amahoro. Muri Kristo niho tubonera ubugingo, muri Kristo niho turuhukira, niho tubabarirwa ibyaha. Mana ishimwe. Ego. Etiyopiya n'Iseba nahatanze kubwawe. Etiyopiya n'Isheba nahatanze kubwawe. 4. Kuko wambereye inkoramutima. Kuko wambereye inkoramutima. Kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda. Kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda. Imana itugirire neza. Imana nababwiye ngo ibyawe nimagirirane. Kuko wambereye kuko wanyubashye, kuko wankunze, kuko wanyikomejeho. Abantu bikomeza ku Mana, Imana irabakunda. Niko umuririmbyi yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa kandi ntibazibukwa. Rero abakunda Imana bayikomejeho. Nawe yabatanzeho ibiciro, yabatanzeho ibiguzi. Irabakunda. Impamvu izatanga ingabo ku bwabo nuko bayibereye inkoramutima. Murongo wa 5. Murongo wa 5. Ntutinye kandi. Murongo wa 5. Yego. Ntutinye ndi kumwe nawe. Ntutinye ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure. Ntutinye ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe. Ndukure iburasirazuba. Ndukure iburasirazuba. Nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzagukoranya, nzakwegeranya. Nzazana urubyaro rwawe. Nzarukwegereza. Nzazana ibyawe. Ntibizakuba kure. Ntabwo uzabirebera kure. Nzagukoranya mbikwegereze. Ntutinye. Imana ishimwe. Abantu benshi bagendana ubwoba nabibabwiye, ariko wowe Imana irakubwiye ngo ntutinye kuko wayibereye inkoramutima. Hari ibyo waretse, wayikomejeho, wanze iby'urugomo, wanze ubusinzi, wanze ubusambanyi, wanze urugomo, wanze ubugome, ibintu bibi byose waretse. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Kandi mwikomeje ku Mana, bantu mwakomeje kubaha Imana. Nje kukubwira ngo ntutinye, ntugire ubwoba, komeza ubane n'Imana gusa. Wa 5 rurangiye. 6. Yego. Nzabwira ikasikazi. Nzabwira ikasikazi. Barekure. Nzabwira ikasikazi ntibarekure. Nikusi nti. Mpabwire nti. Wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure. N'abakobwa bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina
ryanjye, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremye kumpesha icyubahiro, uwo niremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro. ni jye wamuremye, ni jye warumuremye, ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. yamubumbye. Imana iguha umugisha, irekera aho ngaho. Amen. Ati ni jye wamuremye, abo naremeye kumpesha icyubahiro, abo naremeye kumpimbaza, abo naremeye kumvuga, abo naremeye kunkorera. Imana iravuze ngo ntutinye, ntugire ubwoba, nubwo hari ibigutinyishije, nubwo hari amajwi akongorera. Reba ubushake bw'Imana gusa, komeza ubane nayo, komeza wizere, ntucogore. Turasoma umurongo waho mu bice byaho 14, turahera ku murongo wa mbere. Yego 44 ku murongo wa mbere. Amagambo idusezeranya umwuka wera, idusezeranya umwuka wera. umurongo wa mbere. Ariko rero noneho umva, Yakobo mugaragu wanjye, ariko noneho rero umva Yakobo mugaragu wanjye, Isirayeli natoranije, Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya gufasha. Aravuga ati, kandi ari we uzajya agufasha. Aravuga ati, witinya Yakobo mugaragu wanjye, witinya Yakobo mugaragu wanjye. Yeshuruni natoranije, wishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Iri ni isezerano Imana iri guha wowe, ntabwo ari Eshuruni, ntabwo ari Isirayeli, ntabwo ari Yakobo, ni wowe mama fulani, mama runaka, ni wowe papa kanaka, ni wowe wa musore we, ni wowe wa mukobwa we. Yakobo ni wowe, uyu munsi ni igihe cyawe. Nzatembesha ubutaka, amazi ku butaka, nk'uko imikinga yo ku migezi imera mu bwatsi. Yego. 5. Umwe azavuga ati, ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi nawe yita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe, undi nawe aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka, nawe azihamiriza avuga ati nawe nanjye ndi Uwiteka, yihimbe izina rya Isirayeli, nawe yihere ko yiyita n'izina rya Isirayeli. 6. Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari njye. Nta n'indi mana ibaho atari jye. Imana ikugirire neza, Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ati, bazanyiyitirira, bazavuga yuko ndi Uwiteka, bazampamiriza. Aba ni bande? Ba bandi yatoranije, ba bandi yahumurije, ba bandi yabwiye ngo witinya, ba bandi yabwiye ngo turi kumwe. Bazanyiyitirira. Imana idufashe, Imana ihabwe icyubahiro, kandi yakubwiye ngo witinya Yakobo, Isirayeli. Niki kiguteye ubwoba? Ko abantu benshi bafite ubwoba, agatinya gusa shitani akakongorera, ejo bizamera bite? Imana ishimwe.
witinya reba ubushake bw'Imana reba icyo Imana igushakaho reba icyo Imana igushakaho ndagira ngo dusenge Imana reka dusome uyu murongo wa 18 muri ibi bice nyine bya 43 hanyuma dusenge Imana ari n'amasezerano ubu n'ubuhanuzi bw'Imana butavangiye Imana iri kuvugana nawe mu ijambo Imana iri kuvugana nawe mu buryo bw'ijambo murongo wa 18 haravuga ngo iki ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho ibya kera ntimubyibuke kandi ibintu byashize mwe kubyitaho mwe kwibuka ubuzima mwaciyemo ahubwo utekereze ijambo Imana ikubwiye ngo witinya icyo Imana ivuze aba ari cyo utekerezaho ibyo waciyemwo abakwanze bakuroze bakuvuze nabi ibyo ntubyibuke ahubwo uzirikane Imana iravuze ngo witinya murongo wa 19 ngo 19 dore ngiye gukora ikintu gishya dore ngiye gukora ikintu gishya Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe Imana igiye gukora igishya mu vuga butumwa ryawe Imana igiye gukora ikintu gishya mu mirimo yawe ya buri munsi mu rugo rwawe Imana ivuganye nawe mu buryo bw'ijambo witinya ibya kera ntubyibuke ibyashizeho kubyitaho ntukabike inzika ntukarakarire umuntu ngo bwire ntugatekereze abantu baguhemukiye ngo ubikire ku mutima ibya kera ntubyiteho ahubwo igiye gukora ikintu gishya ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nzashaka inzira ahantu zitari nzaharura inzira mu butayu nembeshe imigezi mu kidaturwa nembeshe imigezi mu kidaturwa bivuga ngo ibidashoboka bigiye gushoboka ibidakunda bigiye gukunda bya bindi ubona nta nzira Imana igiye kwihashaka nzaharura inzira mu butayu nzahashaka inzira hahandi hari ubukakare hahandi bidakunda hahandi ubona bikomeye nzahashaka inzira iyo ni Imana ivuganye nawe 𝗨𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 nembeshe imigezi mu kidaturwa ibintu bigaragara nkaho bidakunda bigiye gukunda kubera Kristo kubera Imana ishimwe ngo 20 subira mu 19 dusoze dore ngiye gukora ikintu gishya dore ngiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe ni Uwiteka avugana nawe ninda se ugiye gusama n'indwara yaguhoragaho igiye gushira n'akazi mu bushomeri warutindanye igiye kuguha akazi ntabwo nzi ubukakare wari ufite ntabwo nzi ikidaturwa cyari kiri imbere yawe ubuzima rurimo bwihariye ariko Imana igiye kubutembeshamwo amazi igiye kubutembeshamwo umugisha igiye kubutembeshamwo ubutabazi mu bitakundaga Imana igiye gutuma bikunda mu bitagendaga Imana igiye gutuma bigenda Imana ikugirire neza umwami w'amahoro agushyigikire ngiye gutembesha imigezi mu kidaturwa hahandi bavuga ngo ntibyakundaga hariya niko byabaye hariya nta kiza cyahaboneka ngiye kuhatembesha imigezi Imana ikwiteho Imana igushyigikire 𝗨𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 tugiye gusenga Imana nyemerera dusenge nyemerera wizere iyi ni Imana utegereje kuvugana nayo ari uko umuntu atenguwe utegereje ko ubumva ko ari Imana ariko Imana ivugiye mu ijambo ryayo uyu munsi ntabwo ari Abisirayeli ahubwo ni wowe urakoze mwami Yesu uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe urakoze kushatse inzira aho zitari uhari inzira mu butayu tembesheje amazi mu kidaturwa urakoze Kristo hari umuntu ugiriye neza hari umuntu ukijije hari umuntu ukugarutseho hari umuntu Mana wongereye ibyiringiro hari umuntu ugize umutsinzi hari umuntu unesheje hari umuntu wakiriye amahoro 𝗨𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ndagushima Kristo ndagushima kubw'ijambo ryawe ndagushima watubwiye ngo ntidutinye wabwiye Abisirayeli igihe Abasiriya bari babateye ubwira Elisa ari kumwe na Gihazi uramubwira Elisa aravuga ngo ntutinye ahumuriza Gihazi umugaragu we Uwiteka uyu munsi nawe uraduhumurije ngo ntidutinye
iterabwoba ry'inzara, iterabwoba ry'ubukene, iterabwoba ry'uburwayi, ubugome bwa shitani, ububi bwose bw'umwanzi. Uratubwiye ngo ntitubutinye, ngo ugiye gutembesha amazi ngo mu kidaturwa, ugiye gushaka inzira mu butayu. Uri Imana ishobora byose, niko wabwiye Mose igihe wari wambukije Abisirayeli inyanja itukura. Waramubwiye ngo Mose nitwishobora byose. Urashoboye Mana, wateje umwijima w'icuraburindi nubwo Farawo atabyumvise, ariko wazanye marayika murimbuzi, imfura zose zirapfa z'abanyegiputa. Ugaragaza amaboko yawe, nta wagutangira, nta warogoye umugambi wawe. Uri Imana yihagije, uri Imana yihagije. Ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera iri teraniro rimpanze amaso. Uwiteka we, reka bakumbonemo, reka babone Imana Data, reka babone Imana Rurema, reka bahure nawe uyu munsi. Reka ineza y'Imana, uyu muntu uribwa mu nda, uyu muntu uribwa mu nda, murambike ikiganza. Uyu muntu urushye n'umuruhure Kristo, uyu muntu ubabaye, uri Imana irenganura. Urakoze ko wumvise, urakoze kubikoze. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Wizere ijambo ry'Imana rya kera, ntimubyiteho. Uzima mwanyuzemo, ibyo mwahuye nabyo bikababaza, Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota ya 𝗵𝗵𝗶𝗺. Mwakira ijambo ry'Imana kandi mugire kwizera. Imana twizeye irakora, Imana twizeye irashoboye. Ivuganye natwe niyo kwizera. Yari Gatera Jose rero guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibishimire. Telefone yanjye ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana irakiza.